Ubwenge Wisdom House. Iki cyorezo amaturo urakoze kuza ku maturo ntawe yanga turakunda ni yafasha itorero bunini ryakabayeho ariko ikintu cy'amaturo hari ikintu nanone bakomoye kiza kuko mu mugenda za momo n'ubundi buryo burashoboka namabwiriza nkuko mwabyumvise yavuye mu byemezo by'inama y'abaministre yateranye kwa gatatu w'iki cyumweru mwagiye mwumva makuru ya Radio Rwanda amakuru hirya no hino mu bitangazamakuru binyuranye mukurikiraho amakuru mwagiye mwumva uko abaturage y'abanyarwanda twagiye twumva babyakiriye neza ariko kandi hategerejwe amabwiriza nanone aherekeza icyo cyemezo arimo no kujya kugenzura ahagomba gukorerwa amasengesho niba hujuje ibisabwa. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho kandi turaza gufungura umurongo wa telefone namwe mutwunganire mutange ibitekerezo musobanuze ibyo mwumva mukwiye gusobanuza biyenda bitasobanutse neza. Tukaba rero muri iki kiganiro nkuko bisanzwe tuba dufite abatumirwa dutumira kugira ngo badufashe kumva insanganyamatsiko iganirwaho. Nkaba ndi kumwe rero muri uyu mwanya muri studio za Radio Rwanda n'abatumirwa birumvikana baturutse mu ihuriro ry'amatorero amadini na kiliziya mu Rwanda RIC mu magambo ahinnye y'icyongereza Rwanda Interfaith Council. Turi kumwe na vice chairperson w'iryo uhuriro ni Bishop Laurent Mbanda. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Muri iki kiganiro birumvikana iki gikorwa cyo kongera gukomorera insengero imisigiti na kiliziya kwakira abayoboke twatumiye Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu tukaba turi kumwe na DG muri iyo ministeri ushinzwe imiyoborere mu nzego zibanze imibereho myiza yego n'iterambere rusange. Sheikh Bahame Hassan, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane barore kandi mwaramutse neza. Murakoze n'abadukurikiye nabo barabumva. Ndagira ngo rero nkuko mwakomeje kubyumva ngira ngo n'umukanya mu makuru ya Radio Rwanda mugenzi wanjye ari buze kuza mu kanya tubagezeho ibikubiye mu itangazo nanone ryashyizwe ahagaragara na Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'amabwiriza agenga imikoreshereze y'insengero mu gihe cya COVID-19 ku buhanga bw'ibyuma. Nibamara kubona ijwi rya mugenzi wanjye mwanafunzi turagira ngo tubagezeho iryo tangazo n'ibiri kubiyemo turihereho turushaho gusobanukirwa burya y'ibintu byanditse. Yego twese turasoma ariko hari igihe hakenerwa ibisobanuro. Barahari rero kugira ngo baze kudufasha gusobanukirwa ariko muri rusange ni icyo tugiye kuganiraho. Gahunda yo gusubukura kwakira abayoboke mu misigiti kiliziya n'insengero imezite. Reka duhere ku mabwiriza mashya na mabwiriza yiyongera ku yarasanzweho agenga imikoreshereze y'insengero mu gihe cya COVID-19. Karibu mwanafunzi. Hashingiwe ku byemezo by'inama y'abaministri yateranye ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2020 yemereye insengero gukora ariko uburenganzira bwo gufungura bugatangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zimaze kugenzura ko hubahirijwe amabwiriza ya Ministeri y'Ubuzima ndetse igasaba Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu gushyiraho amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo. Hashyizweho amabwiriza agenga imikoreshereze y'insengero mu gihe cya COVID-19 yuzuza amabwiriza agenga ifungurwa ry'insengero mu gihe cya COVID-19 yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Aya mabwiriza yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka azakomeza gukurikizwa uretse aho yabivuga ukundi ari nabyo byubahirizwa. Dore bigomba kubahirizwa n'amadini n'amatorero. Kubirebana no gufungura insengero zizatangira gukoreshwa ari uko zibanje kugenzurwa n'itsinda ry'umurenge rishinzwe gukurikirana ko zujuje ibisabwa mu kwirinda coronavirus. Bikemezwa n'ubuyobozi bw'akarere kandi bikamenyeshwa mu nyandiko. Mu bice biri muri gahunda ya guma mu rugo insengero ntabwo zifungurwa.
abayoboke bazajya batanga amaturo hakoreshejwe ikoranabuhanga nka mobile money, money transfer, bank transfer. Aho bishoboka hazajya hakoreshwa ubundi buryo ariko hubahirizwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Abakira amaturo y'ibitari amafaranga hagomba guteganywa ahantu hihariye bizajya bishyirwa mbere yo gusenga kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Igaburo ryera no guhazwa biremewe ariko bigakorwa hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Uhazwa ndetse n'abasangira igaburo ryera bagomba kubanza gukaraba neza. Bagomba kandi kwirinda guhererekanya cyangwa se gusangira ku bikoresho bikoreshwa muri icyo gikorwa. Aho bitabangamiye imyemerere hakwiye gukoreshwa uburyo bwo kwihereza cyangwa se self service mu gusangira igaburo ryera. Abakorera bushake bahuguwe bafasha mu kubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus. Aba bagomba kuba bari ku rusengero igihe cyose hari igikorwa cyahabereye kandi bafite ibibaranga. Kuri buri rusengero hagomba kugaragara umubare ntarengwa w'abakwiye kurusengeramo muri iki gihe cya COVID-19 ukamanikwa hagaragara. Gahunda yo gusenga ni ukuvuga iminsi n'amasaha igomba kumanikwa ku rusengero hagaragara kandi ikamenyeshwa ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo buzabashe gukurikirana no kugenzura. Hari ibibujijwe. Gukoranaho, guhoberana cyangwa se guhana ibiganza birabujijwe. Birabujijwe kuramukanya cyangwa se kwegerana cyane munsi ya metero imwe mbere na nyuma yo gusenga. Guhenya ibikoresho byo mu rusengero nk'indangururamajwi, ibitabo ndetse n'ibindi birabujijwe. Abana bonka n'abafite munsi y'imyaka 12 ntabwo bemerewe kuza mu materaniro. Gusengera abantu babakoraho cyangwa se babarambikaho ibiganza, ibyo ntabwo byemewe. Birabujijwe kujya mu nsengero mu masaha abantu batemerewe kugenda, ibizwi nka curfew. Mu kubahiriza no gukurikirana aya mabwiriza, itsinda ry'urwego rw'umurenge rikora igenzura rigizwe n'inzego z'ibanze, inzego z'umutekano, inzego z'ubuzima ndetse n'abahagarariye amadini n'amatorero, rigaha raporo akarere kugira ngo kayemeze. Itsinda ry'urwego rw'umurenge rikora igenzura rihoraho kandi kenshi. Iri tsinda rishobora gufata umwanzuro wo gufunga by'agateganyo ahasengerwaga hatubahirijwe amabwiriza, rigaha raporo akarere kakabifataho umwanzuro. Itsinda ry'urwego rw'akarere ryemeza ubugenzuzi rigizwe n'ubuyobozi bw'akarere, inzego z'umutekano, inzego z'ubuzima n'uhagarariye urwego rw'amadini. Raporo y'ibyemejwe ku karere byaba insengero zafunzwe cyangwa se zafunguwe imenyeshwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Aya mabwiriza ashobora kuvugururwa igihe cyose bibaye ngombwa mu rwego rwo gukomeza kwirinda coronavirus. Arakoze mugenzi wacu mwanafunzi tugejejeho ibikubiye muri aya mabwiriza agenga imikoreshereze y'insengero mu gihe cya COVID-19. Narimaze kubivuga rero, ni Radio Rwanda muteze amatwi ikiganiro n'isesengura makuru. Tugiye kwinjira dusesengure twumve mu by'ukuri ibi biba byanditse ni byiza, ariko biba byiza nanone abantu babiganiriyeho kugira ngo ibyo abantu bumvise amahushuka, ibyo abantu batasobanukiwe neza birusheho gusobanuka. Nicyo kiba cyatuzinduye. Turahari rero live. Ndagira ngo mpere kuri Bishop Laurent Mbanda. Hari hashize igihe abantu bafite inyota, abantu babaza batese insengero zizafungura ryari, imisigiti zongera kwakira ryari, kiliziya zizongera ryari. Twagiye twumva uko abantu banyuranye begerewe n'itangazamakuru babyakiriye, bamwe impungenge, abandi bati barishima. Ku ruhande rwanyu nk'inama ayise ihuriro ry'amatorero, amadini na kiliziya mu Rwanda, turashaka kubanza kumva uko muhagaze muri iki gihe nyuma y'uko habayeho iri komorerwa. Urakoze cyane. Inyota yari ihari kandi ndibaza yuko ubu ngubu abantu baranezerewe birenze ubwenge kandi barashima Imana. Reka mfate uyu mwanya bwa mbere gushimira leta yacu kuri uyu mwanzuro yafashe, kandi nshimire Minaroke, nshimire Minisante, nshimire ndetse na RGB ukuntu twagiye dukorana kugira ngo tugere kuri aya mabwiriza n'ibindi byongeyeho. Ibi bintu byaradufashije ngo byose bifataniriza hamwe kuzanira bizera ibyiza. Nibi byarafashije cyane cyane, ariko kuko hari ibintu bitatu twigiyemo. Kimwe nuko byafashije kuzana ubumwe bw'amatorero, icyo nakwita fostering unity. Byaradufashije rwose kugira ngo habeho gukorana, habeho ubumwe, icyo nakwita unity. Ikindi cya kabiri ni ikintu cya collaboration, uburyo nyine imikoranire hagati y'amatorero, amadini na kiliziya.
kandi harimo kubahana gukomeye. Ikindi nakongeraho ibi ngibi nanone hari ikintu bidusigiye ikintu ku buryo uyu munsi hari GB ari Minaloc ndibaza ko bafite icyo nakwita directory y'amachurches kugera ku rwego rwo hasi, kuko ibyo ngibyo byarasabwe kandi byaratanzwe. Rero tubonereho uburyo bwo gukompoza directory sindukuru nakita directory y'amatorero n'amadini ayisengero zose, nko gushyiraho turakita ngo ikise nko gushyiraho uburyo ni nk'agatabo gakoraniyemo amatorero yose n'amadini n'isengero na za kiliziya aho ziri mu gihugu cyose. Ndibaza ko aribwo bwa mbere, simbiza ariko ndibaza ko aribwo bwa mbere tubonye ikintu nk'icyo. Iyo ni inyungu cyane ikomeye. Ikindi nakongeraho nuko muri iri korana nuko kuntu twakoranye n'izi nzego nanone hari ikindi bidusigiye ikintu nakwita accountability, uburyo bwisuzuma no kwisuzuma. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi nibaza yuko tudakwiye kujenjekaho, tudakwiye kurekura. Nicyo rero nabona yuko rike n'izi nzego twakoranye bidusigiye. Mu magambo make rero bwari uburyo bwo gushima kandi no kuvuga yuko hari umunezero udasanzwe mu matorero, amadini na kiliziya. Murakoze cyane Shehe Bahame Hasani. Amabwiriza harayasohotse ngira ngo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, bari matorero, amadini na kiliziya bari baganiriyeho na RGB nk'uko yarabivuze. Hanyuma hategerezwa n'ubundi ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, byo nabyo biraza bibasigira nka Minaloc inshingano zo kongera kandi gusuzumana n'iri huriro ibijyanye no gufungura insengero. Uyu munsi turabivuga, ntekereza ko abadivantiste bari mu rusengero ni ku isabato, turanabasuhuje rwose aho bari. Isabato nziza ku bagiye mu nsengero zujuje ibisabwa. Ariko nanone hasohotse amabwiriza mashya. Aya mashya yo muri iri joro ryakeye ni iki gishya? Twumvise uriya munyamakuru yasoma, ariko ibintu muhitamo highlightinga bihita bisohoka nibihe? Murakoze cyane Cleophas Barore, mboneraho umwanya wo kugira ngo mbifurize amahoro y'Imana kandi nshimira cyane amagambo meza tubwiwe na Bishop, amagambo arimo ibitekerezo byiza, arimo ubwenge, arimo no gushima. Reka nanjye mbonereho uyu mwanya wo kugira ngo nshimire amadini n'amatorero, kuko iki cyorezo kikinjira mu Rwanda cyangwa se mbere yuko kinjira mu Rwanda, ndibuka ko hari inama yakorewe muri Minisiteri y'Ubuzima na Bishop yararimo. Bari bafite gahunda zikomeye cyane bari bategereje gukora muri iki gihugu. Hari amateraniro atandukanye kandi y'abantu benshi. Ariko nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima afatanyije na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu bamaze kubabwira ikibazo gishobora kwinjira mu Rwanda cyangwa se icyo cyorezo, babyumvise vuba, biyibagiza inzego bahagarariye, biyibagiza amadini n'amatorero, bibuka ko mbere yo kuba muri ayo madini ari abanyarwanda, byose barabihagarika. Icyo ngicyo rero rwose turakibashimira, ari nabwo bwa bufatanye bwiza buranga amadini n'amatorero ndetse na leta yabo. Ari nacyo kimenyetso gikomeye kigaragaza itandukaniro rihari yo mu bihe byashize n'iki gihe. Iki gihe mvuga ni leta yacu, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko abanyamadini bagaragaje ko ari abanyarwanda kurusha aho babarizwa. Muti ese utarasubiza noneho kiriya na Bishop aragisubiza, uwavuga ati ariko subwa ahubwo leta ntibafashe ntiyinjiyemo, mubivugaho iki? Nuko leta irarebera abanyarwanda kandi twese turi leta. Ntabwo ishobora gutoranya umwana w'iki gihugu cyangwa se umunyarwanda muri iki gihugu nk'uko byariho twese tuzi. Ndatanga urugero, ni ryari pasiteri Bishop yicaranye na shehe? Ntabwo byigeze bibaho. Nibwo bwabo umwe niyo yayinite, niyo ya collaboration navugaga. Iyo urebye n'aya magambo nyakubahwa Bishop yaravuze, nasaga nkaho nsesengura, nshima kugira ngo abanyarwanda twese tubyumve, tumenye ko Bishop
iyo yicaranye na shekhe icyambere bamenya ko ari abanyarwanda kandi bagomba gukorera igihugu cyabo bakiteza imbere bateza igihugu cyabo imbere bakumira ikibi cyose gishobora kwinjirira igihugu cyacu mutese aya mabwiriza mashya yo aje kongera iki niki gishya aje gutanga mu by'ukuri aya mabwiriza mashya naje yunganira ayabanjirije cyangwa se ayakozwe mbere nuvuga ngo nayariho nk'uko byanavuzwe bavuze ko atigeze avaho aya ngaya aje kunganira ariya no kugira ngo asobanure neza ariya yatanzwe mbere kuko ayatanzwe mbere yari arimo akantu gakomeye bavuga bati mbere y'uko abantu bajya gusenga kuri uwo munsi hagomba kuba hari itsinda ry'abantu rigomba kubanza gusukura n'ibiki byose ariko nitubiganiraho hano kare abanyarwanda bazamenya ko urusengero rugiye gusengeramo umusigiti tugiye gusengeramo bishop bavuga ati kiliziya tugiyemo haratunganyijwe hararinda abanyarwanda haratuma abanyarwanda badahura n'ikibazo nk'uko turimo kugenda tubyirinda umunsi ku wundi iyo urebye aje kunganira ayabanjirije ayambere bishop mwayasomye uwaragira ati yaje kunganira kandi yaje ndetse no gusobanura byimbitse niko mwabibonye namwe ubirebye koko niko byanditse yuko yaje kunganira ariko tutitonze hashobora kubamo akantu kagonganaho gatoya urugero mu yarasanzwe twari twavuze tuti tuzakorana kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 za nimugoroba yego ni kuwa gatanu ku bamizirima ni kuwa gatandatu ku munsi wa karindwi ni ku cyumweru kuri twebwe muri aya ngaya harimo akantu keretse niba karenzeho harimo akantu kavuga yuko dukwiye gutanga amasaha reka tubisome ni ingingo ya 7 iravuga ngo gahunda yo gusenga parenteze iminsi n'amasaha igomba kumanikwa ku rusengero ahagaragara kandi ikamenyeshwa ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo buzabashe gukurikirana no kugenzura icyo nashaka kuvuga ko aho ngaho hafunguye hashyizemo idirishya risa nkaho byakwenda kuvuguruza cyangwa se sizi ko ryuzuzanya sizi ko risimbura ya masaha kuko aha ngaha haravuga ngo ayo masaha hanyuma ikindi haravuga ngo kandi abantu n'iminsi hanyuma noneho bakavuga ngo hatemewe ni hahandi hakarifyo bivuga rero nyuma ya saa 3 za nijoro cyangwa se kugeza arahari shehe aha murashaka kuvuga iki urabona hari bamwe wenda navuga ngo rimwe na rimwe banatandukira kandi mu bantu birashoboka wenda bavuze bati gusenga abantu bafite umwanya wo gusenga kuva saa 12 wenda kugeza saa 12 za nimugoroba kuko hari amasaha yashyizweho n'igihugu cyacu tutagomba kurenga ari saa 3 ushobora kuza akavuga ati twebwe turarara ijoro dusenga bibaho bakavuga tujye mu rusengero runaka tujye mu musigiti runaka ariko muri bwa bwuzuzanye reka mpere ku minsi abayisilamu kuwa gatanu ijuma ngira ngo niko mu bivuga niwo munsi ngira ngo wa rusange ariko iyo unyuze ku misigiti no mu minsi isanzwe mbere wabumvagamo mu masaa 6 saa 9 ni 5 ku munsi ukabumvamo ni ukuvuga ngo mu nsengero zimwe na zimwe ugasanga bagira amasengesho y'abagore kuwa 2 ay'abagabo kuwa 3 ay'urubyiruko kuwa 4 mu minsi isanzwe ayo yakinguriwe cyangwa baragumana ya minsi yemejwe iminsi yibanzweho niriya 3 iminsi w'ijuma aro kuwa 5 umunsi w'isabato n'umunsi wo ku cyumweru naho yari amasaha yandi ari nayo bishop yavugaga mwaturi ku bayisilamu n'urugero reka mbivuge gutyo ko ntabwo bimvana no ku bayisilamu basenga mu gitondo bagasenga saa 6 n'igice saa 9 saa 12 na saa 1 ni ukuvuga ko ayo masaha yo ntabwo yari yemewe ayemewe ni ku munsi w'ikwijuma kuko niwo ubarwa ko ari umunsi w'iteraniro rinini nko kuwa gatandatu ku munsi w'isabato nko ku cyumweru nkuko bavuze bati aya mabwiriza ashobora kuzavugururwa wenda abantu bazongera baganira barebe se
n'abayisilamu bashobora gukomeza ya gahunda yabo yo gusenga gatanu ku munsi. Ubwo icyo gihe bazatwereka uburyo tuzaba twifashe nabo bazaba bifashe, hanyuma bagende bakomora buhoro buhoro. ngira ngo nicyo bishop mwari muvuze muti birasa naho abantu bashobora kubyitiranya hakazamo confusion. ubu abantu barafata ko ni ya minsi ivugwa muri ya mabwiriza abanzirizayo ubwayo. ni abayisilamu kuwa gatanu, abadivantisite ku munsi wa karindwi kuwa gatandatu, n'abasanzwe bahura ku cyumweru. Aha, ikindi rero bishop wari ugikomeza ku byo mwe mwafashe nk'aho ari bishya, waravuze gishobora gutera confusion, ariko ikindi aya mabwiriza yaje kuzuzamo nacyo, ngira ngo hari ikigaburo ryera. Aya mbere ntiyaryemeraga. Hari ikigaburo ryera, ndakigaruka mu kwanya, ariko hari akantu wigeze kubaza nyakubahwa Deje, numvaga nashaka gusubizaho gato. Nk'abanyarwanda, nk'abakristo, nk'abayobokamana, ntabwo dukorera mu kirere, dukorera muri context y'igihugu gifite amategeko. Ubwo rero kimwe cyo gituma tugomba kwitwararika tutavuga ngo batwinjiriye, nuko dufite igihugu dukoreramo, tutaba mu kirere nk'inyoni. Iyo context rero, ariko bishop murabizi, munahura nabyo, murabyumva, abantu bavuga bati hari aho leta ariyo yakabwiye amadini ngo basenga gutya. Nibyo, ariko iyo turebye leta ntabwo iri tubwira ngo dusenga gutya, ngo bemerewe kujya guterana ku munsi uyu n'uyu, batugo si ikibazo. Bafite n'amazina abantu bamwe bababyiye, barayafite koko, hari za antikristo zaki. Ariko noneho dukwiye kumenya ko turi mu bihe bidasanzwe. Muri bya bihe bidasanzwe, leta yabaye umubyeyi ushaka kutureberera kugira ngo twebwe ntitugwe muri cya cyorezo cyaje, twirinde kandi turinde n'abandi. Aho rero ni muri ya context dukoreramo, tudakwiye kumenya ko ntabwo turi agati kari mu ruzi twenyine, turi kumwe n'abandi. Rero dukwiye kuba sensible kuri abo bandi turi kumwe. Afete ni bya bintu byo gukunda, wikunde, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. None rero niba ngukunda kandi nanjye nikunda, ngomba kukurinda nawe ugomba kundira. Mbifata muri iyo context. tuba tugeze ku igaburo ryera, ariko n'ikindi barore nk'uko umubyeyi wacu abivuze bishop, iki cyorezo turimo turakumira, turimo turakirinda amanywa nijoro. Imana ibiturinde, uyu cyorezo kiraje kijyanye abantu, umusigiti uzabona abantu, itorero rizabona abantu bajya gusengera muri ya torero. Ni nabyo bigaruka kuri rya jambo bishop avuze ko leta ayacu ari iki, ari umubyeyi ireberera abantu bose kugira ngo igire abanyarwanda, kuko no kugira ngo igihugu kibe igihugu nuko tuba dufite abaturage b'iki gihugu bazima, bafite ubuzima buzira umuze, kugira ngo babashe kugikorera, kinabashe gukora iki, gutera imbere. Muri abo baturage rero ni twebwe abanyamadini, abanyamatorero, tugomba kugira bwa buzima. Nitugira bwa buzima bizadushoboza gukorera cya gihugu twifuza kandi dukunda. Numva ko twari dukwiye no gufata iya mbere, twari dukwiye gufata iya mbere, ahubwo tugafasha na leta cyane cyane ku kintu cyitwa discipline. Ahubwo ndabona ko bariho batuzanamo ka discipline kandi gakwiye kandi dukeneye kuri cya kintu cy'amaturo rero. Igaburo twahereye ku igaburo ryera. Igaburo ryera ni cy'amaturo turakigera. Hari agatabo nasomye kavuga ngo ugize ngo amaturo pastor utayavuze. Igaburo ryera, ubwa mbere bwo turashima nanone amabwiriza yatanzwe, kuko mbere igaburo ryera ntabwo ryari ryemerewe cyane, kuri bamwe ryari bibangamiye. Urugero Kiliziya Katolika, kandi ngira ngo bari banabisobanuye bongeye kubisaba bundi bushya, ariko ubu ngubu hemeye ikintu gisa nka self service. Kongera kandi kwemera yuko nugiye gutanga igaburo ashobora kuritanga mu buryo butabangamiye imyemerere yabo, ariko kandi byubahirije ya mabwiriza yo kwirinda. Bivuga rero ngo baranavuga bati ukarabe, nanjye ngiye ku Mwangilikani dusanzwe burya dukaraba mbere yuko dutanga igaburo ryera. Ubwo rero icyo ngicyo ni ikindi kintu nanone kiri positive. Umutumirwa nanjye mba mvuze iby'iwacu, ariko ngewe hano si umutumirwa. Ariko rero ntibatumiwe, watumiye, iyo niyo sacrifice ukora. Ubwo rero nkaba mbona yuko iki kintu nacyo ari ikintu cyiza, ariko gikwiye kwitonderwa nanone. Yego, banditse kugira ngo icyo cyo kwitonderwa mu gisobanure, banditse bati igaburo ryera cyangwa guhazwa biremewe, ariko bigakorwa hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Uhazwa ndetse n'abasangira igaburo ryera bagomba kubanza gukaraba neza,
kwa gukaraba mwari muvuze bishop bagomba kandi kwirinda guhererekanya cyangwa gusangirira ku bikoresho bikoreshwa muri icyo gikorwa aho bitabangamiye imyemerere hakoreshwa uburyo bwo kwihereza self service mu gusangira igaburo ryera kuri mwebwe bumvise gusaba kw'amadini n'amatorero na kiliziya ni koko batwumvise kandi turabishima ari amatorero yose ari na kiliziya katolika batwumvise kandi ndumva yuko buri muntu wese ariko hari icyo tugomba kwireba cya kintu cyo guhererekanya cya kintu cyo gukorakora urabizi mu matorero hariho abafata umugati umwe akamanyura agahereza undi akamanyura agahereza undi ibyo ngibyo ntabwo byemewe muri bwa buryo bwo kwirinda kuko urumva yuko ari ugukora n'intoki yo kongera ugahereza undi ariko niba hari uburyo bwiza niba ari akayiko ukoresha hariho abari bafite ikibazo cyo gukoresha akayiko niba ari akayiko ukoresha ukashyira ku kiganza cy'umuntu niba ari wakizaniye ubwo nako ako kayiko niba wakizaniye nabwo ukagateruza ukagira gutyo akawe nubwo tutazi aho kavuye kagiye mu bindi ibyo rero nibi byo kwitwararika turi burebe ndibaza yuko birindwi nasubize ari abapasitori ari n'abandi bibasubize mu gutekereza no kureba ubwo buryo bwakoreshwa burimo kwa kwirinda ni ukuhe aho rero harafunguyeho gatoya ariko prinsipe ni imwe niyo kwirinda no kurinda abandi no kuzabiganiraho ubwo babyemeranywaho bakongera bagahamagara abashinzwe kugenzura kugira ngo bemeranywe kuri ubwo buryo sinzi ko barinda kongera guhamagara kuko harimo ahantu ho kuvuga ngo ni self service n'ubundi buryo bwaba bukoresheje kwirinda bitabangamiye imyemerere y'umuntu nibaza rero yuko umuntu atari burinde kongera guhamagara ngo ngwino urebe noneho icyo twumvikanyeho kindi ahubwo ni ukwemeza aho ngaho nyine nuko abantu bicara bakareba ese uburyo tugiye kurinda no kurindana ni ubuhe mwasabye kandi bashyizemo kariya kantu keza cyane bitangije cyangwa se bidaciye ukubiri n'imyemerere y'umuntu bivuga ko bamuhaye umwanya kuko najya gukora ibitandukanyije n'imyemerere ye urumva ko gahunda zose arabazica ari zo kwemera ndetse n'izirebana no kwirinda iki cyorezo amaturo urakoze kuza ku maturo ntawe uyanga turakunda niyo afasha itorero bunini ryakabayeho ariko ikintu cy'amaturo hari ikintu nanone bakomoye cyiza kuko mu mujyi yenda za momo n'ubundi buryo burashoboka ariko hariya mu byaro hirya na banki transfer ariko hariya mu byaro hirya hariya ntibyashobokaga cyari cyazanye n'ikibazo kuko abantu bavuga ngo ariko se uriya muntu wa MTN wicaye hariya ugenda ukabikuza ukanabitsa ku kimatorero icyo rero mbonye nuko twahawe uburyo bwo gukoresha ubundi buryo bushoboka ariko nanone harimo ya principe yo kwirinda abantu bashobora gutegereka igiseke hariya hanze imbere y'urugi umuntu akaza ashyiramo ituro rye adakoze ku wundi adakoze kuri ayo mafaranga adakoze no kuri icyo giseke umuntu ashobora gushyira muri envelope se akaza akayishyira muri cya giseke ngira ngo ni ahantu hagenwe umuntu ashobora gushyira ituro rye ariko nanone hatabayemo kwa guhererekanya kuko urazi ko mu matorero kenshi hari igihe dufata inkoni ifite agafuka ugahereza umuntu undi agahereza undi agahereza indi cyangwa se tugafata igiseke bakagihererekanya ngashyiramo mpfunduye ngashyiramo nkongera ngapfundikira ngahereza undi gutyo tukagihererekanya ubwo principe nanone ryahererekanya ry'ibintu ukuvuga ngo aho guturira hari fixe umuntu haguruka yubahirije ya ntambwe ya ntera agashyiramo ituro rye haremewe reka tubibaze shehe ubu biremewe kuko mbere rwose bwari uburyo butatu gusa yari momo yari bank transfer n'ikihe kindi ngira ngo byari ibyo bya momo byari nk'ibyo by'ikoranabuhanga icyo ngicyo kiremewe kuko niyo urebye muri iryo bwiriza hari ahantu bagaragaza ngo n'ibindi wenda bitari amafaranga hagomba kuba hari umwanya wabyo ahateganyijwe kugira ngo bagende bakore iki babishyire aho ngaho no kubirebana n'amafaranga rero haramutswe hateguwe ako gaseke kakajya hariya n'uwagateruye nawe akaba yubahirije amategeko yo kwirinda covid yakarabye neza yakoresheje wenda iriya alcohol akagashyira hariya bakabitangariza abakristo cyangwa se bakabitangariza abayisilamu bakagenda bagashyiramo ya mafaranga ariko nanone ni uko nyuma yo gushyiramo ya mafaranga tugomba kwegereza minisiteri y'ubuzima ese ya mafaranga yo tuzayavanamo dute azagomba kumara muriya igihe kingana iki kuko nayo yagiye anyura mu bantu bakoze iki batandukanye kuko
iyo wegereye abantu b'ubuzima rimwe na rimwe bakubwira bati nibura wayareka n'iminsi 9 kugira ngo ataragera mu ijuru amaturo akiri mu isi. ibyo byose biri mu bubasha bw'Imana kandi Imana ireba umutima. Niba ari byo bishop nibyo. Amaturo atangwa kugira ngo akore umurimo w'Imana. Ntabwo tuyohereza mu ijuru ako kanya. Iminsi 9 nta kibazo muzaba muyategereje. N'urugero ariko yatangaga n'urugero yatangaga. Kandi ariko rero aho ngaho nanone hakwiye gusobanukaho gatoya kuko uyu munsi wa none ugiye kubikuza kuri momo hari hariya mu masoko hari abantu bakigira gutyo. Nibaza yuko n'amabanki amafaranga arayatanga ugiye ujyanye sheke kuri banki baraguha amafaranga bafite limite. Nibaza rero yuko icyo ngicyo yenda hakenewe andi mabwirizwa agisobanura byaba byiza. Icyo numva nyine yashyizwe mu giseke ntakwiye gukorakorwa umunsi ukwiye kugera niba ari ku cyumweru ku bwanjye ni igitekerezo kuwa mbere yarakwiye kugera kuri banki kuko amafaranga agira impfu nyinshi. Bishop ntabwo ngiye ni igitekerezo cyanjye urabona muri covid umuntu agenda yumva byinshi ku bantu b'ubuzima n'iki byose ariko abitswa aho ngaho mu giseke akubahirizwa ziriya gahunda ni byiza kandi muri iki gihe biba byiza mbere yo gushyira mu bikorwa wenda bimwe na bimwe tubona ko dushidikanyaho kubaza tubyifatemo dute. Hanyuma mabwiriza avuga nyine ko habaho itsinda ry'umurenge mbere na mbere ku rwego rw'umurenge rigakorana n'izi nzego zigiye zinyuranye ubuyobozi bw'insengero imisigiti na kiliziya. Ibi byarakozwe ese byararangiye? Nagiye mbona hamwe na hamwe bavuga bati mu karere ka runaka dore urutonde rw'insengero imisigiti na kiliziya byemewe. Ariko dufashe nk'urugero ngira ngo amakuru mfite kugera ubu muri uyu mujyi wa Kigali nabonye urutonde rw'akarere ka Gasabo. Bimeze bite isura rusange icyo gikorwa cyararangiye? Murakoze cyane. Ntabwo navuga ko hose byarangiye kuko hari inama iduhuza kenshi iyoborwa na nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nibura 2 mu cyumweru kandi akenshi tuganira kuri covid. Iki gikorwa rero cyavuzweho cyane kugira ngo mu rwego rwo gutegura uburyo insengero n'imisigiti bizafungurwa. Icyo gihe rero intango ishyirwa ku mirenge kubera iki? Kuko niho insengero ziri akaba ari nabo bagomba gukurikirana ndetse bakanagenzura ibyo babonye bakabishyikiriza akarere. Mabwiriza amazavuga ngo kandi bakagenzura kenshi. Kubyita kugenzura kenshi nuko urusengero niho ruri mu murenge. Nta muntu wavuga ngo ntabwo nyura imbere y'urusengero ntabwo nyura imbere y'umusigiti kandi utuye wenda muri uwo murenge. None icyo babashoboye kubonamo cyiza cyangwa se kitari cyiza bagatanga ripoti hehe ku karere. Akarere nako kakareba neza kagafata umwanzuro kafashe kakawumenyesha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'ikigo cy'imiyoborere. Ibi nabyo ni mu bimwe bidufasha kugenda dukumira kugira ngo abantu batirara bakavuga bati twafunguriwe ni mu byihorere tureka tugerageze abantu bagende bakora uko babyumva ejo ugasanga turangirikiwe. Ariko dufite icyizere ko ibyo bidashobora kuba kubera ko intambwe amadini n'amatorero yateye ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ko batarasurwa cyangwa se n'abasuye bakaba batarabona uburenganzira bw'akarere baraba bategereje. Niko biri kuko bagomba kubanza kureba niba ibisabwa byuzuye. Niba bituzuye barategereza ariko aho byuzuye nta cyababuza kugira ngo basenge kubera ko ibwiriza ryamaze gusohoka. Abasuwe yego Bishop. Aho rero naho kwitondera cyane kandi nari ndabyemera nk'uko bivuze ariko ku ruhande rwacu rw'amadini n'amatorero na kiliziya naho kwitondera ndetse tukabyihutamo kugira ngo bisobanuke neza kuko muri iyi minsi yashize hari abantu bavuye ku murenge bagiye baza bagasura ngira ngo za nzego zose twavuze zari zitaramenyana niko nabyita ngo zihure niko ko baraje barasura baragenda hariho aho usanga abamadini batari bahari noneho batanga raporo mu karere nabwo
hari aho kagiye kemeza ariko hari n'ahandi kataremeza dukurikije inyandiko ko zanditse ni ukuvuga niba utarabona urwandiko ruvuye mu karere cyangwa se ukaba kuri liste y'ahantu mu karere urategereza inama natanga nuko waba utegereje kuko ejo ntuzarenga amabwiriza hanyuma ngo ni inama cyangwa niko bikwiye kumera niko byubakitse bitagenze gutyo umuntu ashobora kuza akagufungira akakubaza wemerewe ko mbona utari kuri liste akagufungira ukaba uguye mu mutego rero ni byiza kwirinda. Haratangwa icyangombwa bishop cyangwa uburyo buratangwa nk'uko nabonye nk'agasabo urwo rutonde narubonye abantu baruhererekanya ariko kaduha ikirango nyine cy'ubuyobozi ku buryo n'uwaza kugenzura agasanga itsinda ry'abantu riri ahemerewe gusengerwa turabyibutsa ko ari hasanzwe hemewe ahari hasanzwe hemewe agasangamo abantu yababaza ati icyangombwa cy'akarere ngira ngo ubundi niko byakabaye kuko niko byanditse keretse aje azanye ya liste akarere katanze kuko hari liste nk'izo wabonye muri iki gitondo akarere katanze liste yabemerewe muri Gasabo wabibonye batanze liste yabemerewe ubwo rero aho iyo liste ntibonamwo ndumva nta kwihutira ahubwo kubaza igituma ntarimwo niba ndi muri Gasabo birashoboka rero yuko ari uko bataje gusuzuma ngo batange ya raporo reka mpindure icyo nashaka gushyiraho nongeraho gatoya navuga ngo za nzego nk'uko twazivuze kandi nk'uko twazemeranijweho zikorane ubwo rero nashaka gushyiramo za zindi za rike n'iza leta inzego z'ibanze n'iz'ubuzima n'iz'umutekano bikorane nibikorana rero ntawe uzumva yuko yenda bamurengereye cyangwa se bamvuye ibitaryo ko bazamemenejwe hamwe noneho ni ukuvuga ngo reka mfate nk'itorero ryanyu itorero Anglikani mu Rwanda nubwo nafata na Isilamu tuvuge niba urutonde rusohotse rw'akarere X rugasohoka rukavuga ruti mu karere ka Nyarugenge umusigiti wo mu mujyi rwagati uremewe bagasimbuka wo mu Biryogo bagafata uwo kwa Kadafi umva ko kamema makuru ndayafite uriye wo mu Biryogo ubwo ni urugero ariko mfashe urutonde rusohotse atariho niwe wibariza mu karere cyangwa bikwiye kuba bibazwa n'ubuyobozi bukuru bw'umuryango wanyu giye ku bwanjye wenda bishop arabivuze kubivugaho bombi bafite uburenganzira bwo kubaza kuko rimwe na rimwe bishop yanabivuze neza bigitangira iri tangazo rimaze gusohoka cyangwa se ribwiriza abakristo abayisilamu bose bishimye kuko bagiye gukora iki gusenga no kuvuga ko niba umusigiti wo mu mujyi wemerewe hanyuma wo mu Biryogo ntiwemererwe wo kwa Kadafi ukemererwa ahangaha leta ishobora kugenda ikareba aba bantu ni iki babuze kugira ngo babashe kwemererwa nk'uko na ba nyir'ubwite kuko hari ubuyobozi kandi baba abanduruye akavuga ati kuki twebwe tutemerewe ni iki kibuze kugira ngo bamwereke n'ibibuze ashobora kuba atanabizi banamwereke n'ibibuze bamubwira ati genda utunganye iki kugira ngo nawe bagukomore nawe utangire gusenga byongeye barore bigiye muri za nzego nk'uko n'ubundi twazi ya piramide bahamagare hejuru muri eveshe ariko eveshe barijya kubariza shapeli no pastor masa hari ukuntu twatanze inzego badusabye gutanga inzego za ririya huriro kuva ku ntara kugeza ku murenge twatanze amazina ayo mazina rero twatanze ni ukuvuga yuko niba ari ku murenge hari umuntu w'umunyedini ukorana na za nzego n'ubundi twavuze ubwo rero niba aho ngaho bitabonetse hakwiye komunikasiyo yo kuvuga ngo wemerewe ntiwemerewe kubera ko utujuje ibingibi naho ubundi niba atagaragaye ko ntabone n'amakuru ntazamenye icyo yazize naho byabaye uko rero kandi uwemeza ni akarere ubwo rero none za nzego zikoraniye ku karere zihurira ku karere umwe muri bo yari akwiye gutanga komunikasiyo yo kuvuga ngo ntiwemerewe kubera ibi n'ibi naho ubundi twahera mu gihe reka mfate urugero rw'aho ngaho uko itangazo cyangwa urwo rutonde rwari rukoze kuri iyo komanteri ivuga ngo aba ntibemewe abatemerewe ntibarimo
umuntu wenda uhazi n'uvuga ati urusengero rw'ibunaka ntirurimo umusigiti w'ibunaka nturimo hasohotse abemerewe gusa abatemerewe amakuru araca mu gikari bati mwabuze ibi cyangwa akwiye kuba hasohoka urutonde rw'izasuwe zose hanyuma hakagaragaza izemerewe hakagaragaza n'izabaye zisabwe kugira ibyo zuzuza. Iyo ni ya kominikasiyo navugaga. Niba hasohotse urutonde rw'izemewe hari hakwiye gusohoka n'urutonde rw'izigisabwa kugira ibyo zuzuza kandi zikamenyesha ibisigaye kuzuzwa kugira ngo babyuzuze. Ya timu ijya kuverifiya ijya kureba ijya gusuzuma yari ikwiye kuvuga dore ibyo tubona bituzuye kuko iritanga raporo mu karere. Ubwo rero niba igiye gutanga raporo mu karere uko byakabaye ndavuga uko numva ku bwanjye byakabaye mbere y'uko bava aho ngaho bari bakugusigira bakubwira bati rero tugiye gutanga raporo ariko dore hari ibintu 3-4-5 barabikora ariko hari aho basuye nanjye mpari barabikora. Ubwo rero niba babisize bakavuga bati turabona komantere zabo basiga bazitanze ariko bakavuga ko icyemezo cya nyuma ari mu karere ariko niba rero noneho ikindi kintu barore nk'uko bishop wacu bivuga ibintu nk'ibi ngibi ntuzirengagize cyangwa wibagirwe ko telefone dushobora kubona message zinyuze inyuma kandi ntabwo ari ubugome si urwango n'urukundo rw'ibye kuko abonye ko ibye bitakoze iki wandi urusengero rwe rutabashije gufungurwa ashobora kuvuga nyamara ibi nibi turabifite ibyo byose tuzi ko bigomba kubaho ariko ikintu cy'ingenzi gihari nuko iriya team yo ku murenge yashizweho murabona irimo inzego zitandukanye harimo ab'umurenge harimo abashinzwe ubuzima harimo n'inzego zacu z'umutekano kandi urazizi ni 1+1 ubu nta mboneza mu bantu yindi baho ibintu byabo birahari cyane bihari biba bihari noneho aba bakora report kandi yanditse ikajya ku murenge ku karere wenda baravuze bati mu murenge dufite umurenge tuyoboye cyangwa umurenge tugenzura harimo insengero wenda 10 n'urugero harimo insengero z'abadivantiste 2 abangilikani nizi Kiliziya Gatolika n'imisigiti ariko ibyo byose twasanze mu misigiti 5 dufite 2 niyo yujuje ibisaba kuko ifite n'amazina ni twasanze mu bangilikani insengero ne 3 2 nizo zagaragaye ibyo byose bakabyoreza ku karere igihari ni iki rero cyiza cy'imikoranire myiza nuko urwo rusengero abarukuriye bakagombye kumenyeshwa dore ibyo muvuze dore ibyo muvuze kugira ngo nabo babishake babitunganye basenge mu mudendezo nta n'ikibazo. Turaganira ariko hari n'abantu bakiri muri lockdown tugari ngira ngo n'utugari imidugudu ho bimeze biti niba abantu kuko wajya gusenga gute kandi wowe uri mukato bakubwira ko ugomba gusigara mu nzu izo nsengero ntabwo zemerewe gufungura kubera ko ikibazo cyuriye mudugudu ntikirakemuka nikimara gukemuka bazaza barebe nanone zira nsengero zo muri wa mudugudu niba nazo zuzuje ibisabwa zirekurirwe rimwe n'abanyira umudugudu. Niba shehe wakagiye cyangwa imamu wakagiye ku musigiti wemewe atuye mu kagari kari mu mudugudu uri muri guma mu rugo kandi ari we muyobozi spirituel w'uwo musigiti barasari adahari barasari cyangwa arahabwa autorisation yihariye barasari ashobora guhabwa autorisation yihariye kandi uratuma ninjira mu by'idini cyane barasenga uwo imamu ntabwo ahari ariko hari imidugudu wenda yegeranye n'aho ngaho imamu w'aho ngaho ashobora no kubikora cyangwa mufti w'u Rwanda ashobora no kuvuga ati kubera ko bari mu kato uyu imamu hano niwe ujya gusengesha ahantu runaka reka tubwire imamu w'intara ashaka undi uraba umusimbuye mu gihe cy'agateganyo ariko amasengesho agakomeza no mu yandi madini ndumva ntabwo umuyobozi aba ari ubwo nibyo nuvugaga nyine ushobora gusanga umuyobozi w'urusengero ruri ahantu rwakomorewe uwatuye ahantu bari muri guma mu rugo bazasigara muri guma mu rugo kimwe n'abandi hanyuma itorero rishobora kohereza undi muntu akajya kuyigisha rega umuyobozi ntabwo ashobora kwicara avuga ati ngiye sinasimburwa abo gusimburwa baba bahari kuko abayobozi b'amadini abapasiteri ni benshi abashehe ni benshi bashobora kujya kubikora kandi benshi n'ababenevole baritanga
niba nabisobanukiwe neza niba ari urusengero ruri ahantu hari mu ruguma mu rugo nabwo rwagumye mu ubwo ruri mu rugo niba ari umupasitori cyangwa mu imamu cyangwa undi cyangwa bishop ariko niba ari urusengero noneho ruri ande hall ruri hanze y'aho ngaho ariko ashinzwe ariko ari muri guma mu rugo iyo ni delegation de pouvoir icyo gihe abayobozi b'itorero cyangwa b'idini nyanaka bazohereza undi muntu ujya kuvugayo ubutumwa. Murakoze cyane, reka dufata akaruhuko hanyuma mu kanya noneho turaje tugende tujya aho ngaho amateraniro amasengesho arimo kubera uyu munsi abadivantiste twabivuze bariyo, ejo insengero zakomorewe bazaba bariyo, bazifate bate, bamwe bati se koko umuntu azajya gusenga banamwandike, si ubwo bazandika iki, icyo batazandika n'iki, ni mu kanya. Murakoze, nanone turacyaganira kuri gahunda ndetse n'amabwiriza agenga imikoreshereze y'insengero mu gihe cya COVID-19. Abatumirwa bababwiye turi kumwe n'ihuriro ry'amatorero amadini na kiliziya mu Rwanda arabike mu magambo y'icyongereza rihagarariwe na Vice President waryo Bishop Laurent Mbanda. Turi kumwe kandi na Sheikh Bahame Hassan, ni umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza n'iterambere. Ndagira ngo rero twaganiriye umwanya munini kuri aya mabwiriza yuzuza asanzweho. Reka tujye ku nsengero, ku misigiti, kuri kiliziya. Abantu barakomorewe ntibaherukanaga, mbese biroroshye kubahiriza ibibujijwe. Hari ukubahiriza ibyemewe ariko hari no kubahiriza ibibujijwe. Ibibujijwe reka mbyibutse, gukoranaho, guhoberana cyangwa guhana ibiganza birabujijwe. Reka mpere kuri icyo. Bishop, biroroshye murabigenza muti? Mu by'ukuri nk'uko bivuze kubera urukundo hashize amezi ane ntabwo byoroshye, ariko kandi ntabwo ari ikintu gishya kuko ni ikintu n'ubundi twari dusanzwe dushishikarizwa kandi twigishwa, haba mu ngo zacu n'abo duturanye, haba mu mihanda aho tugenda, haba mu masoko. Ubundi twabwira kudakoranaho no kudahoberana. None rero niba tuje mu nsengero kubera yuko tuje turi abakristo, umuntu akakureba ati rwose ati ibi n'ibi, oya, yarakureba ati ntabwo Bishop yaba afite corona, ntabwo yaba afite corona. Abandi nabo bati turayitsinze mu izina rya Yesu. Rwose ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu dukwiye kwihanganira. Biradusaba iki rero? Biradusaba discipline, biradusaba communication, biradusaba amatangazo no gutangariza abakristo bacu. Ariko n'ubu baduteza amatwi, turabivuga. Ubwo rero biradusaba yuko twubahiriza ibi bintu, gukumburana nibyo, turebane, dupeperane, duseke, twishimiranirane, ariko twirinde gukoranaho no guhoberana, kuko byatugirira izindi ngaruka kandi byaduviramo gufunga yenda kandi twari dufunguye tugiye gufungura kandi tuzafungura. Ubwo rero icyo navuga no kuvuga ngo reka tubyirinde. Ntabwo byoroshye ariko dushyiremo iyo discipline. Abakristo n'abasenga twese nitwe twari dukwiye kuba iya mbere, kuba urugero rwiza no gutanga urugero rwiza. Ubwo rero mbibashishikarize rwose, mbiginge kugira ngo tubyitwararike. Hari ibwiriza ryo kwandika umuntu wese uje, kandi ari amabwiriza yaba ya mbere, ngira ngo n'aya ngaya arikomeyeho. Kubera iki? Mu by'ukuri ibyo dukora byose kuri iki kibazo dufite cyo kurwanya COVID-19, abambere tugenderaho dukurikira ni Minisiteri y'Ubuzima. Minisiteri y'Ubuzima iyo itanze ibwiriza turarikurikira kubera ko biri mu nshingano zayo. Mu mabwiriza rero yagiye itanga harimo no kugenda twandika abantu aho cyane cyane bahurira, bakandikwa mu gitabo kugira ngo haramutse habaye ikibazo bazamenye aho bashakira abantu aho bari. Urugero, wenda turi hano muri radio, njye na wenda nanditse amazina, Bishop yanditse amazina, bakareba bati dusanze Barore yarwaye, Imana ibimurinde, dusanze Barore yarwaye, ariko Barore yahuye nande, bagahera iwawe mu rugo, bakaza kumenya ko no kuri radio Barore yarariyo ariko yahuye na Bishop, yahuye na Sheikh Bahame Hassan. Ubwo icyo gihe bizoroha kubona Bishop
cyangwa ngiye kumbona. Ni muri urwo rwego rwo kugira ngo niharamuka habaye ikibazo tuzamenye aho abo bantu bashobora gushakirwa. Nta winjira mu musigiti, nta winjira mu kiliziya, nta winjira mu rusengero atanditse. Kandi tubonereho kugira ngo tubibwire abayoboke baba ari abakristu baba ari abayisilamu, icyo kintu bakitwararikeho. Ni mu neza yabo, ni mu neza yabo kugira ngo haramutse habaye ikibazo tumenye aho abo bantu bashobora gushakirwa. Nta kindi kibazo kirimo gikomeye cyangwa se kibi, nibagera aho ngaho bagasanga abakorerabushake bari aho ngaho bafite icyo gitabo, rwose turabasaba baziyandikisha. Cyandikwemo iki? Icyo gihe handikwamo amazina y'umuntu, wenda n'umudugudu akomokamo, na nimero ze za telefone atuyemo na nimero de telefone, kugira ngo nibajya kumushaka babashe kumubona. Udafite telefone ama ID nayo bayashyiraho? Ushobora ngo hari ibintu bikwiye kuba standard. Ushobora no gushyiraho irangamuntu. Abantu erega mu karere runaka, mu mudugudu runaka, abantu bashobora gukora style yabo, bakavuga bati dushyireho ID, dushyireho nimero de telefone, dushyireho umudugudu, byose birashoboka. L'essentiel ni uko tumenya tuti ni Cleophas Barore dushaka kumenya aho ari, tukamenya aho uri. Biroroshye. Ibi bitabo Bishop bibikwa nande? Yo ni kimwe. Kabiri, ese hari igihe kwandika n'ukwandika, umuntu iyo yanditse ashobora no gusiba. Ubwo ngeze kubyirindwa. Hari za gombe urumva umuntu ashobora kumva banuganuze ko haba habonetse ukekwaho ibimenyetso bya COVID, akiruka ati niko atarya wa mwana ugira cya gitabonera ati musibe ntabwo nateranye uwo munsi. Bon, ibitabo byo by'itorero bibikwa n'itorero nk'uko bisanzwe, nk'uko dusanzwe tubizi, kandi bikabikwa muri biro y'itorero. Icyo ni kimwe. Iki kintu ku ruhande rumwe mbona cyoroshye, hamwe na hamwe cyangwa se ahenshi. Biti kubera iki rero? Kubera yuko mu matorero yacu tugiye dugira amatsinda. Hari igihe usanga imiryango remezo, n'urugero muri Kiliziya Gatolika, amatorero shingiro, n'urugero mu Bangilikani, ubwo n'ahandi hagiye haba amatsinda nyanaka, kandi ya matsinda agiye agira abayobozi. Ubwo rero ndibwira yuko n'ahandi hose hari uburyo bwa small groups cyangwa amatsinda matoya. Ubwo rero muri ayo matsinda abantu bashobora kugira amaliste bafite ahantu bahuriza, ndetse abantu bashobora kwitegura mu buryo bwiza, bashobora kuba bafite liste bakandika amazina, ku buryo ku cyumweru gitaha areba, afata rwa rupapuro akareba ati ninde waje, ni Cleophas Barore, agahita ashyiraho agaceke, kubera ko za information zirahari. Ariko icyo gitabo noneho kikabikwa ku itorero cyangwa se kuri kiliziya cyangwa se ku idini runaka. Bishop Mukanya tugeze kuvuga ngo amaturo pastor, hari ikintu abantu bavuga bati amaturo bakabigaruka, ariko noneho muri iki gihe hari ikintu kizwi kivugwa, bavuze COVID bavuga abapfukamunwa, bavuga agapfukamunwa. Abantu naho bishimiye kujya mu misigiti, mu kiliziya, mu nsengero, ukibagirwa mu rugo. Hello. Ni Uwamahoro Theoneste ndi Kanombe. Uwamahoro Theoneste Kanombe, yego. Ikibazo mfite ni uko insengero bemere kuzakira abantu 30 mu bukwe. Ubwo bazemereye gufungura ntibakakwiye kujyamo umubare w'abantu n'ubundi urusengero rwemerewe kwakira. Ubukwe bukaba bwakwakira abarenze 30. Ho mu rusengero abantu barenze 30. Umuhango wo gusezeranya baragusubiza. Twakwakira undi hanyuma tukagaruka muri studio, batumirwa bagasubiza. Barore mwaramutse neza. Waraye. Muravuga byose n'Imana ndi ku rutabo. Uri hehe? Ndi ku rutabo mu majyaruguru muri Gatete. Hangize ngo uri ku rutabo. Yambo n'amatumiza yo nabasuhuje. Yego barakumva. Ngewe rero nje gushima by'umwihariko ibyo batwijeho, imyanzuro yafashwe niyo kandi kuye gushyirwa mu bikorwa, ahubwo nk'abakristo abasilamu igisigaye nuko twakubahiriza amabwiriza ubundi tugasenga kuko abantu bari babinyotewe, hanyuma tukirinda COVID kandi tunasenga.
murakoze cyane igitondo cyiza. Muraho neza, twizeye ko mudatezuka ku ngamba zo gukomeza kwirinda COVID-19. Tubahaye mwese kandi ikaze mu kiganiro cya none makuru mu binyamakuru mugezweho nk'uko bisanzwe nanjye Nyirarukundo Xavera. uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigana. Iki umunsi tucyanzikire Jean Daniel. Reka tucyanzikire ku byanditswe ku Rwanda, aho umugore uri kuvurirwa COVID-19 mu kigo nderabuzima cya Rugerero ari mu karere ka Rubavu yabyaye umuhungu. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC nicyo cyatangaje ejo kwa gatanu ku rukuta rwacyo rwa Twitter, cyagize kiti tunejejwe no kubamenyesha ko umwe mu bavurwa COVID-19 yibarukiye umwana w'umuhungu mu kigo nderabuzima cya Rugerero, kimwe mu bigo bivurirwamo abarwaye COVID-19 mu Rwanda. Umwana na nyina bameze neza. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe imikoranire n'itangazamakuru yavuze ko amabwiriza ateganya kuri ya mwana nyuma y'iminsi 28 aribwo azapimwa, hanyuma ibizamini bikerekana ko yavutse ari muzima cyangwa se yavutse arwaye coronavirus. Yasobanuye kandi ko hakomeza gukurikizwa uburyo bwo kwirinda ko umubyeyi yakwanduza umwana we, ariko hanubahirizwa uburenganzira bw'umwana. Xavera, uyu muyobozi akaba yaragize ati hari uburyo bukoreshwa bwo kurinda ko umubyeyi yakwanduza umwana we, kandi nanone ntibabangamira uburenganzira bw'umwana bwo kuba yakonswa na nyina cyangwa se kuba yakwitabwaho na nyina. Birakomeza gukorwa ariko hanirindwa ko uruhinja rushobora kwanduzwa na nyina. Duhindure ingingo. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yahaye akazi k'ubwarimu abarenga 1000 bari bakoze ikizamini cy'akazi mu mwaka ushize. Ni inkuru dusoma muri The New Times ikomeza ivuga ko abo bahawe akazi bakoze ikizamini cy'akazi k'ubwarimu mu Kuboza kwa 2019, hanyuma bagashyirwa ku rutonde rw'abategereje. Uretse abakandi, The New Times yandika ko leta ifite gahunda yo gushaka abandi barimu nibura 29,000 bazigisha mu mashuri abanza, mu yisumbuye n'ay'imyuga n'ubumenyingiro TVET. Kwa kabiri iki cyumweru jondanye mu Rwanda hose hatangijwe ibizamini by'akazi ku bashaka kwigisha muri ayo mashuri, aho abakandida 35,000 aribo bazindukiye muri ibyo bizamini by'akazi ko kwigisha. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB ariwe Dr. Irene Ndayambaje yabwiye itangazamakuru ko hakenewe abarimu benshi, ari nayo mpamvu harimo gutangwa ibizamini ku bashaka akazi ko kwigisha. Ati dukeneye abarimu barengaho gati 28,000 mu burezi bw'ibanze, ariko birumvikana no mu bumenyi ngiro bafite abo bakeneye. Ntihagire ugira impungenge ngo narakoze ndatsinda none sinabonye umwanya. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi ikerekana ko mu Rwanda hari abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagera kuri 2,200,480 n'abandi barenga 636,000 bo mu mashuri yisumbuye. Gusa iyi mibare ngo iziyongera ubwo umwaka w'amashuri uzaba wongeye gutangira. Xavera, ni mu kwezi kwa 9 uyu mwaka nibwo biteganijwe. Mu mashuri abanza higishamo abarimu barenga 41,000 na mu mashuri yisumbuye hakigishamo abarenga 21,000. Tukiri kuri iyo ngingo y'uburezi jondanye, muri Keti Press ho banditse ko abayobozi b'amashuri ngo batazongera gukora ibizamini by'akazi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB nicyo cyatangaje ko abayobozi b'ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye batazongera gukora ibizamini by'akazi, ahubwo ko hari komite izajya batoranya mu barimu hakurikijwe ubunararibonye bwabo. Umuyobozi wungirije wa REB Angelique Tusime yabwiye Keti Press ko ubundi hari abagombaga gukora ibizamini ku myanya y'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri n'ababungirije, ariko bakaba batarakoze kubera ibikubiye mu iteka rya Perezida nimero 064/01 ryo kwa 16 Werurwe 2020 rigena imiyoborere y'amashuri y'incuke, abanza, yisumbuye n'ay'imyuga n'ubumenyi ngiro, agasobanura uko biteye. Yagize ati dukurikije iryo teka abayobozi b'ibigo n'ababungirije nta kizamini cyanditse bakora, ahubwo Minisiteri y'Uburezi ishyiraho komite izatoranya ababa abayobozi b'amashuri ndetse n'ababungirije bashinzwe amasomo n'abashinzwe imyitwarire. Iyo komite ikagendera ku bisabwa umuntu agomba kuba yujuje biri muri iryo teka. Naho kubijyanye n'ibigenderwaho mu gutoranya abo bayobozi mu rwego rwo kugira ngo bazabe bashoboye imirimo yabo, Madamu Tusime yagize ati cyambere ni umwarimu ufite uburambe mu kazi butari munsi y'imyaka 9. Impamvu nuko mbere iyo wabaga ufite diplome ya A0 n'ubwo wabagaho kiva muri kaminuza ugakora ikizamini ukagitsinda, wahitaga ujya kuyobora ishuri kandi ufite inshingano zo kuyobora abarimu, ugasanga rero hari ibyo ubutujuje. Yongeye ko Minisiteri y'Uburezi ari izashyiraho amabwiriza ajyanye n'ishyirwaho ry'iyo komite n'imiterere yayo.
ngo izaba irimo abantu bazaturuka muri minisiteri bakurikirana iby'imiyoborere y'amashuri, abantu bo ku rwego rw'akarere ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bahagarariye abandi. Colonel Bolingo wo muri FDLR yatawe muri yombi. Iyi nkuru turayisoma mu gitangazamakuru Media Congo, aho ikomeza ivuga ko uyu musirikare mukuru wo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe na bamwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yafatiwe muri teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Bolingo yafashwe n'ingabo za Kongo FARDC ku wa mbere w'iki cyumweru afatanwa n'undi mugenzi we ariko we utavugwa amazina Jandanye. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu gace ka Kalehe wavuze ko abo barwanyi ba FDLR bafashwe n'ingabo za leta y'icyo gihugu kandi ko bizeye ko ngo n'abandi barwanyi bari bayobowe n'uwo Colonel Bolingo bazafatwa nabo cyangwa bakamanika amaboko ku bushake bwabo. Uyu muryango uti mu bafashwe harimo Colonel Bolingo uyobora abagizi ba nabi n'undi ufite ipeti rikuru, bari bafite imbunda 3 zirimo AK47 ebyiri na PKM imwe. Bamaze kugezwa ku buyobozi bw'ingabo mu gihe hagikurikiranwa dosiye yabo. Abarwanyi benshi ba FDLR baheruka gufatirwa mu mashyamba ya Kongo bashyikirijwe u Rwanda cyane cyane mu kwezi k'Ukuboza 2019. Abo bafatiwe mu bitero ingabo za FARDC zagabye muri ako gace ka Kalehe. Iyi nkuru kandi twerekeze no ku yindi sanka yo Jean Daniel iri mu kinyamakuru Imvaho Nshya yigira iti 57 bafatiwe muri Kongo bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku munsi w'ejo kwa gatanu nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abo 57 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye bifitanye isano no kurema imitwe yitwara gisirikare, ubwicanyi n'ibindi byaha bitandukanye. Bafatiwe mu mashyamba ya Kongo bari mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru y'Imvaho Nshya ikavuga ko bose bafashwe mu bihe bitandukanye n'ingabo za FARDC mu bitero zagabye ku mitwe yitwara gisirikare ibarizwa ku butaka bw'icyo gihugu. Abo barwanyi bakaba barimo Colonel Nizeyimana Mark ubarizwa muri FRN wafashwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Avuga ko habayeho imirwano yabashyamiranyije n'ingabo za Kongo ahitwa Kalehe. Mu bapfiriye muri iyo mirwano ngo harimo Lieutenant General Wilson Irategeka, Sadiki Shabani n'abandi basirikare bato bari kumwe nabo. Muberetswe itangazamakuru ejo kwa gatanu rero harimo ababarizwaga mu mitwe nka FLN, FDLR na P5 umutwe wagize uruhare mu gitero cyagabwe mu Kinigi mu gihe cyashize. Dukomeze n'iki kiganiro kisavira ibihugu bine birimo n'u Rwanda byasabwe kuganira ku bwicanyi bubera muri Ituri ahani mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Inkuru y'ibinyamakuru byiganjemo ibyaho muri Kongo nka 7/7, Le Phare, Le Souvenir n'ibindi bitandukanye ikavuga ko raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe gukemura amakimbirane International Crisis Group yashyizwe habona kwa gatatu w'iki cyumweru yasabye ko inama ihuriweho na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Uganda na Angola yakwiga no ku kibazo cy'umutekano muke kiri mu ntara ya Ituri. Umutwe w'inyeshyamba wa Kodeko ukorera muri Ituri washinzwe nabo mu bwoko bw'abarendu niwe ushinjwa ubwicanyi bukomeje gukorwa muri Ituri. Byose rero ngo bituruka ku makimbirane ari hagati y'abo barendu basanzwe ari abahinzi n'abo mu bwoko bw'abahema basanzwe ari aborozi n'abacuruzi bamaze igihe kinini muri aka gace gakungahaye kuri zahabu na peteroli. Umuryango wa International Crisis Group wasabye Perezida Tshisekedi gushyira amakimbirane yo muri Ituri kuri gahunda bizaganirwaho mu nama izongera guhuza ibihugu bya Angola, Uganda, Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Kuva Perezida Tshisekedi yatorerwa kuyobora Repubulika na Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Uganda kimwe n'ibindi bihugu byo mu karere byiyemeje gushyira imbaraga mu guharanira kw'amahoro aramba muri aka karere, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ahabarizwa imitwe itandukanye yitwara gisirikare irimo n'uwa FDLR ugizwe na benshi basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyanditswe ku Rwanda Jean Daniel tubyanzure mu gitangazamakuru RFI ku nkuru igira iti urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu Bufaransa rwashimangiye intege nkeya z'ubushinjacyaha ku bijyanye n'ikirego kwihanurwa ry'indege yari itwaye Juvenal Habyarimana. Nibyo banditse mu Gifaransa ngo attentat du 6 avril 1994 au Rwanda, la Cour d'appel de Paris souligne les faiblesses de l'accusation. Iyi nkuru igaragaza ko ibinyoma no kubura kw'abatangabuhamya bamwe hari byo byatumye abacamanza mu rukiko rw'ubujurire rwa Paris mu Bufaransa bashyingura iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda. Aba bacamanza Xavera bavuze ko ubuhamya bw'ubushinjacyaha bwuzuyemo ibinyoma no kuvuguruzanya. Ngo bwuzuyemo ibinyoma no kuvuguruzanya. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi ariko kuko turimo nibwo urukiko rw'ubujurire rw'i Paris mu Bufaransa
Bufaransa rwanzuye ko nta bimenyetso byagaragaye ku byo bamwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda bashinjwaga n'umucamanza Jean Louis Bruguiere ku ruhare rwabo mu ihanurwa ry'indege yari itwaye Juvenal Habyarimana mu ijoro ry'itariki ya 6 Mata 94. Ni icyemezo cyashyize iherezo ku maperereza atandukanye yagiye akorwa kuva mu 1997. Umwanzuro w'urukiko igitangazamakuru rifite ivuga ko cyabashije kubona kopi yawo, harimo ko impamvu zashingiweho mu gushyira iherezo ku birego byarebaga abayobozi 9 b'u Rwanda. Umucamanza agaragaza ko nta bintu bifatika byagaragajwe mu iperereza cyangwa se mu batangabuhamya. Mu kwezi kwa 12 muri 2018 abacamanza Mark Terevedic na Natalipu bahagaritse iperereza kubera kubura ibimenyetso. Abacamanza bagaragaje ko mbere yo kugera ku mwanzuro batangaje ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 7 yo gushyingura nyine iyo dosiye kwa hano iyo ndege Habyarimana, ngo basanze ubuhamya bwatanzwe n'abantu batandukanye budafatika ndetse butizewe kandi ngo ari bw'ibirego byakabaye bishingiyeho. Dukomeze n'iki kiganiro Xavera. Urukiko rwo muri Kenya rwategetse ko abaturage baturiye ahari uruganda rushongesha ibyuma kwishyurwa miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika, mbese miliyari zisaga 10 mu mafaranga y'u Rwanda kubera kubateza indwara. Ibinyamakuru byiganjemo iby'iyo mu gihugu cya Kenya nka The Standard, Daily Nation, The East African ndetse n'iby'ahandi nka Daily News byanditse ko abaturage bahawe izo mpozamarira hari abo mu gace ka Owino Uhuru gaherereye mu nkengero z'umujyi wa Mombasa uri ku nkombe z'inyanja y'Abahinde. Imbarutso yabaye uburwayi bw'umwana w'umugore wari ukoze amezi 3 muri urwo ruganda rwashongeshaga za batterie, amujyanye kwa muganga basanga ari ingaruka z'uburozi bwo mu ruganda uwo mwana w'umuhungu yonse mu mashereka ya nyina wahakoraga. Uyu mubyeyi yaje gusanga ikibazo agihuje n'abandi baturage bo muri ako gace, maze barahaguruka batakambira ubutegetsi bwaje kurufunga muri 2014. Bigeze muri 2016 nibwo barangajwe imbere n'impirimbanyi Phyllis Owino nawe utuye muri uwo mudugudu, bitabaje inkiko basaba ko guverinoma ya Kenya ihumanura ako gace kandi abahatuye bagahabwa impozamarira ku babo bapfuye cyangwa se barwaye bazize uburozi bwaturukaga muri urwo ruganda. Ibyo byabaye ejo bundi ku wa 4 aho urukiko rwategetse ko bahabwa miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika kandi ubutegetsi bugakora ibishoboka byose n'uburozi bw'urwo ruganda bwaba bwarahasigaye nabwo bugakukumbwa. Ngo bugakukumbwa, ariko iyo ngingo tunayirekeje Jean Donye muri Gaboho haravugwa ishyirwaho rya minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore mu mateka y'icyo gihugu kuva uwo mwanya washyirwaho mu 1960 bw'iki gihugu cya Gabo cyabonaga ubwigenge nyuma yo kwigobotora ubukoloni bw'Ubufaransa. Ejo bundi ku wa 4 nibwo inkuru yasakaye hose ko Perezida Ali Bongo Ndimba yashyizeho minisitiri w'intebe w'umugore ariwe Madame Rose Christiane Osuka Raponda w'imyaka 56 y'amavuko. Binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Journal du Gabon, Jeune Afrique, Gabon Review, La Libreville, African News, Le Figaro, Bloomberg, France 24, Le Monde na The Guardian bikavuga ko Rose Christiane Osuku Raponda asimbuye bwana Julien Koge Bekale wari umaze umwaka n'igice kuri uwo mwanya. Inshingano z'ibanze yahawe zirimo kuzahura ubukungu no gukomeza gushakira imibereho myiza abaturage ba Gabon bashegeshwe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 kinugarije isi yose muri rusange kuva mu mpera za 2019. Aho muri Gabo Jondanye habarurwa abarenga 6,000 banduye iki cyorezo n'abarenga 40 cyarabahitanye, ni mu gihe muri Afrika yose hamaze kwandura 1000 bigera muri 650, bamaze gupfa n'ibihumbi bibarurwa muri 14, naho ku isi hose ubabanduye nibangaye Jondanye bamaze kurenga miliyoni 14, abapfuye bo barakabakaba mu 600. Mu kwanzura inkuru kuri minisitiri mushya w'intebe wa Gabon ariwe Madame Rose Christiane Osuka Raponda, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byayanditseho bivuga ko abayi wa 12 uhereye ku wa mbere Gabriel Leomba kuva muri Kanama 1960 kugeza muri Gashyantare 61 ubwo uyu mwanya wakurwagaho kugeza muri Mata 1975 ugariweho kugeza n'ubu ngubu. Xavera Leomba ni nawe perezida wa mbere wa Gabon kuva mu 1961 kugeza muri 1967 ubwo yasimburwaga na El Hadji Omar Bongo Ndimba. Uyu ni se wa Ali Bongo Ndimba, ni perezida w'iki gihe wa Gabon.
mbere yo kwandika amateka yo ku mugore wa mbere uwushyizweho madamu Christiane Osuka Raponda yari minisitiri w'ingabo kuva muri Gashyantare 2019 kugeza ejo bundi kuwa kane nyine ubwo yicazwaga muri iyi ntebe ya minisitiri w'intebe. Uyu mwanya yawugiyemo nyuma y'umugambi wapfubye wabashaka guhirika perezida Ali Bongo Ndimba wari wibereye muri Maroc atora agatege nyuma y'uburwayi bwatewe n'iturika ry'udutsi two mu bwonko bwamufashe yagiye mu nama muri Arabia Saudite hari mu kwezi kwa 2018. mbere yo kujya muri Minadef ya Gabon ni minisitiri w'ingabo za Gabon Rose Christiane Osuka Raponda ngo yari umuyobozi w'umurwa mukuru Libreville guhera mu kwezi kwa mbere 2014 kugeza Gashyantare 2019 aho yavuye nyine ajya muri minisiteri y'ingabo. Umuryango w'abibumbye uravuga ko utewe impungenge n'abarwanyi b'abanyamahanga bakomeje kwisuka mu gihugu cya Centrafrique. Ni inkuru yo muri Corbeau News Centrafrique, Journal de Bangui, Le Parisien, L'Express, Mediapart n'urubuga rwa radio mpuzamahanga RFI. Itangira ivuga ko Loni ihamagarira guverinoma ya Centrafrique n'ibihugu bituranye na Centrafrique kurushaho kugira umuhate wo kurwanya icyuyu muryango mpuzamahanga w'isi icyago cyugarije akarere mu gihe habura gusa amezi 6 ngo muri Centrafrique abamatora y'umukuru w'igihugu. Ibi bikaba bikubiye muri raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni zishinzwe kugenzura ugukomanyirizwa mu by'intwaro kuri Centrafrique ibi bita embargo sur les armes mu gifaransa. Izi mpuguke za Loni nizo zitangaza ko imirwano ikomeje kwiyongera muri icyo gihugu cya Centrafrique cyane cyane mu majyaruguru ashyira uburasirazuba ahagaragara abarwanyi benshi b'abanyamahanga binjirayo ndetse n'intwaro ziva mu mahanga zikaruhukira mu maboko y'imitwe y'inyeshyamba. Zimwe mu ngero zitangwa jondanye n'ibyangombwa byo muri Chad na Sudani byatahuwe ku mirambo y'abarwanyi umutwe wa FPRC Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique nyuma y'igitero cyabaye mu gace ka Birawo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Hari kandi n'insoresore nyinshi zo muri Sudani zitwa Miseria nazo ngo zirwana ku ruhande rw'izi nyeshyamba za FPRC zikaba zaragaragaye mu mirwano yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Inzobere za Loni kuri Centrafrique zigaheraho zigaragaza impungenge z'ubushyamirane bukomeje kwiyongera hagati y'imitwe y'abanyamahanga ku butaka bwa Centrafrique. Indi mitwe yo muri Centrafrique ivugwa kwihangayikishije Loni irimo IPC l'Union pour la paix en Centrafrique n'uwa 3R retour réclamation et réhabilitation ikomeje kwagura ibirindiro byayo nubwo yasinye amasezerano y'amahoro yo mu mwaka ushize wa 2019. N'amasezerano yiswe ya 13 yashyiriweho umukono Ibangi mu murwa mukuru wa Centrafrique hagati ya guverinoma n'imitwe 14 yitwaje intwaro nyuma y'ibiganiro by'amahoro byabereye Khartoum muri Sudani kuva ku 24 Mutarama kugeza mu ntangiriro za Gashyantare 2019. Iyi nkuru Xavera ikanzura ivuga ko raporo y'izo mpuguke za Loni yatangajwe ku gatatu w'iki cyumweru igomba kuzashingirwaho mu mpera zo ku kwezi harebwa n'ibigiye cyo gukomanyirizwa ku ntwaro embargo sur les armes kimaze imyaka 7 kuri Centrafrique cyavugururwa kikongerwa cyangwa se kikavanwaho burundu. Loni igaragaza izo mpungenge zose mu gihe hafite ubutumwa bw'amahoro bwa MINUSCA buhamaze imyaka 6 n'amezi 3 bugizwe n'abantu 12,000 barimo abasirikare 11,200 abagize MINUSCA baturutse mu bihugu kandi bibarirwa mu 10 harimo n'u Rwanda rufite y'abasirikare n'abapolisi. Twerekeze muri Nigeria aho ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya Africa News, The Punch, Premium Times, Nigerian Tribune, Business Day na The Sun byanditse ko iki gihugu cyahombye miliyari 3 z'amadolari ya Amerika zatikiriye mu bucuruzi bwa zahabu ubu bita magenda. Ibi ngo byahishwe ejo bundi kuwa kane na Perezida Muhammadu Buhari wavuze ko hari toni 97 za zahabu zasohowe rwihishwa mu gihugu mu gihe cy'imyaka 7 kugeza mu mwaka wa 2018. Izo zahabu nizo zifite agaciro ka miliyari 3 z'amadolari ya Amerika hafi miliyari 3,000 baze mu mafaranga y'u Rwanda. Akayabo Bwana Buhari yavuze ko guverinoma ye yahagurukiye guca iyi magendo ya zahabu aho mu mwaka ushize yatangije amavugurura y'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro by'umwihariko zahabu aho bateganyaga ko hazahangwa imirimo 250 kandi buri mwaka leta ikahavana imisoro ya miliyoni 500 z'amadolari. Buhari yishimiye kandi ko igihugu cye ngo gikungahaye kuri zahabu nubwo ngo hari abatazi icyo kirezi bambaye ni nyuma yo kumurikirwa ikibuye cya zahabu gifite ibiro 12 n'amagarama 500 gifite agaciro k'ibihumbi 691 cy'amadolari ya Amerika mbese miliyoni zibarirwa muri 600 ubaza mu mafaranga y'u Rwanda.
iri buye rikaba ngo ryaraguzwe na banki nkuru y'icyo gihugu cya Nigeria. Leta zunze ubumwe za Amerika zo zatangiye gusuzuma uko zafatira inzu y'uwahoze hari perezida wa Gambia ya Jammeh afite i Washington DC, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 3,500,000 by'amadolari y'Amerika, arizo miliyari zisaga 3 tuyabaze mu manyarwanda. Igitangazamakuru African News cyanditse ko Minisiteri y'Ubutabera ya Leta zunze ubumwe za Amerika ishinja ya Jammeh kugura iyo nzu mu mafaranga yasahuye mu isanduku ya leta ubwo yari akiri ku butegetsi hagati y'1994 n'ibihumbi 2017. Iyi Minisiteri ya Leta zunze ubumwe za Amerika ikavuga ko ikurikije inyandiko ifite y'inzu ya Jammeh iri mu nkengero za Washington DC ngo yaba yarayiguze mu myaka 10 ishize, kandi ngo yayiguze yifashishije umugore we Zineb Jammeh. Yaya Jammeh yafashe ubutegetsi ku ngufu za gisirikare mu 1994 ngo nta maraso amenetse abuhiritseho perezida wa mbere wa Gambia Dawuda Kairaba Jawara. Uyu Jammeh wabufashe ku myaka 29 y'amavuko yabumazeho imyaka isaga 20 kugeza ahunze igihugu cye akerekeza mu mahanga mu gihugu cya Guinea Equatorial nyuma yo gutsindwa amatora yo muri 2017. Tukiri muri Gambia kandi jondanye tunabasomere n'iyi nkuru iri mu kitangazamakuru African News ivuga ko abadepite bo muri icyo gihugu batangiye kujya impaka ku mushinga w'itegeko ugamije kuvanaho itegeko rica kwitukuza uruhu hakoreshejwe amavuta azwi nka mukorogo, mbese yayenda barimo hydroquinone. Mbese barashaka gushyiraho itegeko rigarura mukorogo muri icyo gihugu. Iki gitangazamakuru cya African News kikavuga ko umuco wo kwitukuza ngo weze cyane muri Afrika y'Uburengerazuba, aho ngo ababikora cyane cyane b'abagore baba bashaka kwimarira ryo gushakisha ubwiza bwo ku mubiri. Iri tegeko rica kwitukuza muri Gambia ryari ryarashyizweho na Yaya Jammeh mu 1996 ryabuzaga gutumiza mu mahanga imiti ihindura uruhu kandi rigahana abarirenzeho bakayitumiza. Bahanishwaga gucibwa amadolari 100 ahwanye n'ibihumbi 30 by'amadarasi ariyo mafaranga akoreshwa muri icyo gihugu cya Gambia. Idarasi rimwe rihwanye n'amafaranga y'u Rwanda 18. Mu gihe watumizaga ayo mavuta ya mukorogo mu mahanga yacibwaga amadarasi 30,000, uwayisigaga we yacibwaga 5,000 by'ayo madarasi ariyo madolari 100. Ntabwo ari make Xavier. Ntabwo ari make, ariko nawe akaba yitukuje nyine. Umushinga w'itegeko rishya ryavanaho iri tegeko rya Yaya Jammeh rica mukorogo muri Gambia wagejejwe mu nteko ishinga amategeko na guverinoma ya Adama Barrow wamutsinze mu matora yo muri 2017. Benshi mu ntumwa za rubanda rw'iyo ngiyo muri Gambia bagaragaje ko bashyigikiye ko iryo tegeko ryo kubwa Yaya Jammeh ryakorwaho kuko ngo ribuza abaturage ubwisanzure mu kwihitiramo icyo umutima wabo ushaka. Umwe mu bashaka ko rigumaho yagize ati kijondanye. Yagize ati singiye gushyigikira ikintu cyakwangiza ubuzima bw'abaturage bangiriye icyizere cyo kubabera aho batari. Impaka zaje kuba urudaca rero hanzurwa ko uyu mushinga wo kugarura mukorogo muri Gambia woherezwa muri komisiyo nayo ikawusuzumana ubushishozi nyuma ikazawugeza ku nteko rusange mu minsi iri imbere. Intambara y'amagambo hagati ya Turukiya na Misiri bipfa Libya irakomeje Xavera hagati y'ubuyobozi bukuru bw'ibyo bihugu byombi. N'indi ngingo murabyumva namwe. Umukuru w'igihugu cya Turukiya Recep Tayyip Erdogan yasubije Misiri yamagana ibyo kwivanga kwayo mu ntambara yo muri Libya. Nyuma y'aho Misiri itangarije ko abayobozi b'amoko yo mu burasirazuba bwa Libya bemereye ingabo za Misiri kujya kurengera ubusugire bwa Libya, bavuga ko bo bwavogerewe na Turukiya yohereje abasirikare bayo kujya kurwana ku ruhande rwa guverinoma y'Tripoli yemewe n'umuryango w'abibumbye. Ibinyamakuru birimo Jeune Afrique, Financial Times, Jerusalem Post, Ali Monitor, The Africa Report n'ibindi bitandukanye byavuze ko urwo ruhushya rwa bagakondo mu burasirazuba bwa Libya rwahise rukurikirwa n'amagambo perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yavuze ejo bundi Kuwa kane ko ingabo ze zifite ubushobozi bwo guhindura ibintu muri Libya zikabikora mu buryo bwihuse kandi budahusha intego. Umukozi ushize Bwana Sisi yari yanabikomojeho Xavera n'ubundi ubwo yavugaga ko ingabo z'igihugu cye zishobora kwinjira muri Libya mu gihe cyose abasirikare ba guverinoma y'Tripoli n'abanyaturukiya baba bibeshye bakagaba ibitero ku mujyi wa Sirte uri mu maboko ya General Khalifa Haftar wagerageje gufata Tripoli bikamunanira kuva muri Mata 2019. Ubu akaba yaratangiye gusubizwa inyuma, ibintu bitashimishije abamushyigikiye barimo Misiri, Uburusiya, Leta ziyunze z'Abarabu n'Ubufaransa butabikora ku mugaragaro. Ejo kuwa gatanu rero nibwo perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan nawe yavuze ko gushyigikira General Khalifa Haftar kwa Misiri binyuranije n'amategeko. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse by'umwihariko ko Misiri yamaze kwambarira urugamba rwo gucakirana na Turkiya muri Libya.
Jeune Afrique ikabishingira ku kuba ngo Misiri yaratangiye kohereza ku bwinshi abasirikare n'ibikoresho ku mupaka wayo na Libya aho bategereje guhabwa amabwiriza yo kwinjira muri Libya ubundi rugahana inkoyoyo. Jeune Afrique ikanzura inkuru yayo ivuga ko Libya yabaye isibaniro ry'ibihugu by'amahanga bishyigikiye impande zishyambiranye muri icyo gihugu kitaratekana nyuma y'urupfu rw'uwayoboraga icyo gihugu cya Libya nyine ariyo Colonel Muammar Gaddafi wishwe n'inyeshyamba zamurwanyaga mu kuboza kwa 2011. Uruhande rwa guverinoma yemewe na Loni iyobowe na Minisitiri w'Intebe Fayez al-Sarraj rushyigikiwe ku buryo bweruye na Turkiya yohereje y'abasirikare, hari kandi n'ibindi bihugu nk'Ubutaliyane ndetse na Qatar. Ni mu gihe General Khalifa Haftar washyigikiwe na Misiri, Uburusiya, Ubufaransa na Leta ziyunze z'Abarabu. Muri Afurika y'Epfo ho Zinzi Mandela witabye Imana ku wa mbere w'iki cyumweru azize icyorezo cya COVID-19 nk'uko byavuzwe n'umuryango we. Ejo kwa gatanu nibwo yashyinguwe hafi y'imva ya nyina Winnie Madikizela Mandela iherereye Johannesburg. Uyu Winnie Mandela yatabarutse tariki ya 2 Mata 2018 afite imyaka 81 y'amavuko, mu gihe uyu mukobwa we avuye kuri isi ya rurema afite imyaka 59. Yarakiri muto. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo The Sowetan, News 24, New York Times, Global Citizen, Eyewitness News, Times Live, Independent, The Guardian na Huffington Post byanditse ko Zinzi Mandela ari umukobwa muto mu bana banyakwigendera Nelson Mandela wabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo mu 1994 kugeza mu 1999. Abo mu muryango we bavuga ko Zinzi Mandela yari yasanzwemo COVID-19 ku wa mbere w'iki cyumweru ari nawo munsi yapfiriyeho agwa mu bitaro by'i Johannesburg. Gusa nanone ngo uyu muryango we utegereje bizava mu isuzuma ry'umurambo kugira ngo bamenye by'ukuri icyo yazize. Hagati aho ari kubwo basezeraga bwa nyuma kuri Zinzi Mandela, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashimiye umuryango wa Mandela kuba warashize amanga ugatangariza igihugu cyose icyo umwana wabo azize. Ramaphosa akaba aragize ati mutanze umusanzu ukomeye ugiye gutuma abarwayi ba COVID-19 badahabwa akato mu miryango yabo. Zinzi Mandela yarahagarariye igihugu cye muri Denmark kuva muri 2015 kugeza ubwo yitabaga Imana. Tujye muri iyi nkuru ivuga ko imbyaro ziri kugabanuka bitangaje ku isi, aho abacishiriza mu mibare bavuga ko mu mpera z'iki kinyejana cya 21 mbese mu mwaka w'2100 abatarengeje imyaka 5 y'amavuko ngo bazagabanuka bakava kuri miliyoni 681 bariho mu mwaka w'2017 bakazasigara ari miliyoni 401. Iyi nkuru muri The Lancet, Quartz Africa, Le Monde, La Tribune, Futura Science n'ibindi binyuranye hitangira ivuga ko iyi si dutuyeho yugarijwe nuko abana bazagabanuka cyane, abari mu zabukuru biyongere cyane. Aha niho rero abashakashatsi bashingira bavuga ko isi ikwiye kwitegura ingaruka zo kuba imbyaro ziri kugabanuka mu buryo butangaje kuri iyi si ya rurema. Hashingiwe ku ibarurishamibare Xavera, icyegeranyo cy'abana bavuka cyerekana ko hafi buri gihugu ku isi kizaba gifite abaturage bagabanutse cyane mu mpera z'iki kinyejana gisigaje imyaka 80 ngo kigere ku musozo wacyo, mbese ku ndunduru. Hifashishijwe ikigereranyo cy'abana umugore umwe abyara, abahanga mu bwiyongere bw'abaturage bemeza ko igipimo cy'imbyaro kigenda kimanuka ku buryo ngo niba iki kigereranyo kimanutse kikagera munsi ya hafi 2.1, icyo gihe umubare w'abatuye igihugu nawo utangira kugabanuka. Mu mwaka w'1950 ngo abagore bari ku kigereranyo cyo kubyara abana 4.7 mu buzima bwabo, naho muri 2017 abashakashatsi basanze iki kigereranyo cyari kigeze hafi y'abana 2.5 ku mugore umwe. Abakoze ubu bushakashatsi bakavuga ko bizageza mu mwaka w'2100 mbese mu mpera z'iki kinyejana turimo cya 21 iki kigereranyo ngo kizaba kigeze ku mwana umwe n'ibice 9. Bisobanuye ko abagore bazaba bafite uburumbuke kuri isi ya rurema ngo bazaba ari mbarwa. Ingaruka zirigabanuka ry'imbyaro ku isi zizaba ko ubwiyongere bw'abatuye isi buzagabanukaho miliyari 2 mu 2100. Uyu munsi abatuye isi bageze kuri miliyari 7 na miliyoni 800, bizagera mu mwaka w'2064 mbese mu myaka 40 iri imbere bamaze kuba miliyari 9 na miliyoni 700, nyuma batangire kugenda bagabanuka ku buryo bizagera nyine muri 2100 basigaye hari miliyari 8 na miliyoni 800. Muri make abahanga bakaba bateganya ko icyo gihe abatarengeje imyaka 5 bazaba baragabanutse bavuye kuri miliyoni 681 bariho muri 2017 bakaba miliyoni bagasigara ari miliyoni 401 muri 2100.
naho abarengeje imyaka 40 ijondanye ngo baziyongera bave kuri miliyoni 141 bariho mu mwaka wa 2017 maze bagere kuri miliyoni 866 muri 2000. ku birebana n'uyu mugabane wa Afurika by'umwihariko abatuye Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara biteganijwe ko ngo bazikuba gatatu bakazaba barenga miliyari 3 muri icyo gihe nyine cy'umwaka wa 2100. icyo gihe kandi ngo Nigeria ituwe muri iki gihe na miliyoni zisaga 200 izaba ari cyo gihugu cya kabiri gituwe cyane ku isi na miliyoni zikabakaba 800 z'abaturage. izaba ikurikiye Ubuhinde ubu bufite miliyari 1 na miliyoni 380 ariko icyo gihe ngo Abahinde bazaba ari miliyari 1 na miliyoni 90 gusa. Ubushinwa bwa mbere muri iki gihe n'abaturage miliyari 1 na miliyoni 439 buzaba buri ku mwanya wa gatatu n'abaturage bagabanutse cyane bagasigara ari miliyoni 730. ku mwanya wa kane hazaba hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage miliyoni 330 mu gihe ku mwanya wa gatanu hazaza Pakistan na miliyoni 240 z'abaturage. ubu rero muri iki gihe Pakistan ituwe na miliyoni 220. ngibyo ibihugu bitanu bizaba bituwe cyane muri 2100 by'umwihariko muri Afurika ibihugu bizaba birengeje miliyoni 100 z'abaturage bizaba ari 9 nk'uko ubwo bushakashatsi bubyerekana. ku isonga haza n'ubundi Nigeria hagakurikiraho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ethiopia, Misiri, Tanzania, Niger, Chad, Uganda na Madagascar. abadukurikiye batangiye kwibaza batese u Rwanda rwo muri 2100 ruzaba rutuwe n'abantu bangana iki. Akasavera ubu bushakashatsi bw'abahanga mu bwiyongere bw'abatuye isi buvuga ko ruzaba rutuwe na miliyoni 25. ngayo nguko iby'imibare ihanitse ndetse n'iki kiganiro tubyanzuriye kuri iyi nkuru y'umugabo Kimasa ugiye kwishyura amanyarwanda miliyoni zisaga 5 kubera kubyarana n'umugore w'abandi. muti uwo yabarinde ninde se koko? Suwini Rwanda ubwo no muri Kenya aho urukiko rwo mu mujyi wa Mombasa rwategetse ko umugabo nderera abandi yishyurwa 700 by'amashiringi ya Kenya nyuma yo gupima ADN cyangwa DNA bagasanga atari se w'umwana wari umugore we. Binyamakuru Daily Nation kivuga ko aya mafaranga azaba nk'indishyi yo guteshwa umutwe guhangayika gusebywa n'ibihumbi 300 by'amashiringi y'umugabo nderera abandi ngo yakoresheje yita ku wari umugore w'igihe yari atwite ndetse nayo yatanze kwa muganga byara. Ninde uzishyura? Reka tubisome. Biteganyijwe ko ibi bihumbi 700 by'amashiringi bizishyurwa na senyakuri w'uwo mwana. Mbese uwo Kimasa byamenyekanye bite Xavera? Bimenyekana umugore nyuma yo kubyara ngo yafashe icyemezo cyo gusubira iwabo maze abwira umugabo we ko atari se w'uwo mwana yabyaye. Ubwo yabwiraga nderera abandi akibwirwa iyi nkuru ngo ntabwo yabyemeye bituma asaba ko hakorwa ibizamini hafatwa amaraso ajyanwa mu mahanga gupimirwayo. Ibisubizo rero bije basanga uwo mwana koko atari uwe. Yavuze ko umugabo Kimasa wabyaranye n'umugore we bigaragara ko bajyaga baryamana abizi neza ko yashatse afite undi mugabo ndetse nyuma yo gutandukana barabana nk'umugore n'umugabo. Mbese uwo mugore yigiriye kwa Kimasa. Umugabo nderera abandi yavugiye mu rukiko kubwo mu kwezi kwa 2015 umugore we yabyaraga umwana w'umukobwa yishimye cyane ndetse agaterwa ishema no kwitwa umubyeyi, ariko bidatinze muri 2016 umugore we akamubwira ko uwo mwana atari uwe, ibyari ibyishimo bikavamo umubabaro. Kimasa wabyaranye n'uwo mugore w'abandi ari uzishyura ibihumbi 700 by'amashiringi. We yavuze ko yarasanzwe akundana n'uwo mugore ariko baza gutandukanaho gato yahita ashakana n'uriya mugabo nderera abandi. Yongeho ko atarazi ko uwo mwana ari uwe. Abacamanza bashimiye nderera abandi kuba yarabaye umuntu mwiza wafashije umugore wamuciye inyuma ariko akabirengaho nubwo atarabizi, akamufasha kubyarira mu bitaro byiza akanagerekaho no kumwishyurira ibyamugiyeho byose, no kuvuga umugore ntiyigeze yikora ku ikofi. Nyuma y'uko ibizamini byerekanye ko umwana atari uwanderera abandi ahubwo ari uwa Kimasa, yahise yandikwa kuri se hakurwa ku wari wamwiyandikishijeho azi ko ari wese. Ngayo nguko ibya Kimasa na nderera abandi. Reka kandi tubashimire kuba twabanye muri iki kiganiro. Nkabandi Nyirarukundo Xavera hamwe nanjye Jean Daniel Sendayigaya. Tuzasubire kwa gatandatu utaha. Mugire weekend nziza. Icyo cyari ikiganiro makuru ki mu binyamakuru